Sophie. Kono nombo na wizindiye da. Nyine mama nagira ngo nyine uze kumagabusha nyine nsoza imirimo kare. Kumagabusha ngiye gusura. Agawusha ko kujya. Nyine ngiye kujya muri bidi y'umwana w'inshuti yanjye. Umwana w'inshuti yawe ni uwahe? Ni haruguru impande y'isoko. Impande y'isoko. Nese umwana ni umuhungu ni umukobwa? Ni umuhungu. Umuhungu. Ngo hajya ngo ni mubiki? Muri bidi ya nyine. Bide ni ibiki? Nyine yujuje imyaka. Nashaka nyine kugira. Umva mwana wa ndakubujije nujyeyo. Kubera iki? Umva mwana rwose kujya ngo gusura abahungu na amabide ni ibiki ntago mbishaka. Ibyo bintu ushobora gukuramo imbwa yiruka. None se mama si inshuti yanjye. Ni inshuti yawe ndabyumva ariko nyine ntujyeyo. None se uguhamba bari. Oya ntujyeyo rwose. Ushobora kujyayo hakakubaho ibintu bibi utakekaga nawe. Rero ndakubujije. None se basi reka muri mirimo yose. Oya ikibazo si imirimo nanasigara nyikorera ariko nyine ntujyeyo. Ubwo ngubwo ugiye ugasanga birasoza nijoro wazana nande? Oya nyine ndagenda saa 11 nizigera neza. Oya ubwo se ugiye ugasanga niwe wenyine uriyo. Kandi ari we yakoresheje ikirori nyine se ubwo urumva yaba ari we wenyine uriyo. Oya mwana wa rwose nyumvira ndi nyoko ndakubujije wijyayo. Ubwo se ugiye bakaguhemukira. Rega abana kuraga abantu b'iki gihe. Wijyayo rwose mwana wa ntago mbishaka. Ubwo nyine reka mbere kurambujije. Bereka rwose ujye unyumvira ubwo kubura vuba ndaje ahantu nshaka kugutuma. Nindi mamagera. Alo. Aro. Sheri ntabwo nyije. Ngo nagukije. Nimba utakije ibyanjye nawe bihagarara aha ngaha. Ngo iki? Nimba utakije ibyanjye nawe bihagarara aha ngaha. Nta kibazo. Ibyanjye nawe bihite birangira. Plan A yapfuye kanze nshake plan B. Kenda bizi biri bucemo. Ayiwe bazataje. Naba ndi muri roast kabisa nabamombye. Ma. Karame mwana wa. Mwana mubwire. Mbwira iki se? Ma usko nibagiwe. Wari wibagiwe ibiki? Uno munsi nyine muri weekend ntabwo nibukaga yuko nyine duhura tukiga. Harya kwa gatandatu muriga? Gira vuba ugende. Nabyibagiwe. Yitegure vuba ujye ku ishuri. Ntabwo nakwizera sha nze mukora iki? Unero kukumangara. Karibu ni karibu. Bana risheri. Ni sheri pe sheri. Meze bite sheri? Meze neza. Cyane tuganira. Nimba gutari buze none dere uranzurana. Uzi ibintu naciyemo. Plan A yanze nkoresha plan B. Ndumva ari long process kabisa. Umva sinzi ubungubu numvaga na plan B itari bukunde ngo imbone ukuntu. None se sheri bidire ko nayo ndi kubona. Bidise? Sheri burugize ngo sinakubeshyaga. Warambeshyaga? Yego. Kubera iki? Nakubeshyaga kugira ngo nzarebe ko waza no kunsura basi. None se umbwira ko ushaka kunza kugusura ntabwo nari kuza ariko utambeshye. Yego wasanga ari no kubyanga. Wasanga ariko ntabwo ubizi neza nimba nari kubyana cyane nari kubyanga. Buriya rero nanjye narebye rwose kubona rwose nakubwira ngo uzaze kunsura mbona wabyanga urumva mpita mvuga ni nkubeshye yuko hari biti ubundi uzaza. So ni waje ko nyine uje muri birthday? Nyine naje ari byo nzi njemo. Ngo nyine urihangana njye nari nakubeshye kugira ngo nzabone ko uza kunsura. None
nyine ubwo nakundi Ngerekana nitahira sheri nimba utangiye ibintu byo kuzaza umbeshye ngerekana. ese ubwo ugiye rego narakaye None se urifata ukambwira ngo ufite bidi nani iyo ufite wowe ukifata ukambeshya. mva ariko no songo nimba None nabona se mbwise kuri ntabwo nari kubizumva. kumana yanjye rwose no songo ubu koko uri Nta kibazo nyine reka nitahira. asuri kujyayo None icara nyine unsure ndatashye. rwose nawe rwose uburi murancanga Ndi kugucanga ute? Kari wowe uri kuncanga ahubwo. Ubu nyine reka nitahira. asura atawujyayo wowe cyane unsure urumva cyakoze nyine ukunsura urumva ibindi uri kuzana n'ibiki Se sheri nimba utangiye kumbeshya ubu ngubu noneho dusigaye tubana. Wazaza umbeshya ibingana iki? asu ntabwo ubizi ko ngukunda None se nimba mbizi urankunda ndabizi. Ariko ntabwo ari ngombwa ngo umbeshye. ariko no se ubwo nimba udukunda no se unyizera Ndakwizera. ese utangiye kunkorera ibiki nyine njye nawe tumije utuburusheti rwose tw'ibihumbi 6 icara ubu se utahandi kuko nari kuturya njye nyine Utuburusheti. Dore wanafunze nabi ibipesu. yawe ntunganyiza rwose nakunda gusa iyo utaha rwose ziriya pirimusi Ariko nyine nawe ugabanya ibintu byo kumbeshya. ntabwo nzongera rwose Ntuzongera nukuri. nawe ubundi icara utuze rwose unsure Nawe ngiye guhita nigendera rwose. wari wuvumberega nk'abana Nawe rwose uri kumbeshya. si ubizi ko dukundana nyine Nyine ndagukunda. uba ugomba kwakira urwaje urumva tugakundana kuko urabizi uranyizera nanjye nkakwizera yes coming injira burushete zagize muzibona ko bazizanye Cyaro nyine nayinziza. burushete se zishyire hano ntari bituri kumwe Ubwo se numaho? ndakuzanaho dukeya ntari ugenda gusigira Nari. mbere yuko mfungura akamanzi nkubaza izi burushete urazirya uzimare Zingana ute? ntabwo yuko ko se kari z'ibihumbi 6 naguze uzashira urabona zino burushete uri buzimare koko Zizane nyine zana turebe. Ukuntu turi no kumumurira. usura urareba ureba iki ntabwo uzizi nyine burushete Nyine vanamo tujye. ariko wibuka ko turi busigire na karakana Zana mfate igikapu. nk'iza 600 buriya karakana tuzisigiraho Nta kibazo. kamanze nkureberemo siko umuntu ufite amatsiko yo kurebamo Sheri zari ziryoshye. mbega icyanga yawe mbega icyokere Wapingaga ngo sindi buzimare. reka tuvuge ibintu dusubire ibindi ndiriye burushete urazimaze Twazinguriye se. nurangana dara kamwe tumusigiye ubizi yuko nyine kabaye Habaye iki? ntabwo ncika None se sheri wazanye brushette ngo tujye. nusibye ngo ibyo n'ibicuri kumbwira ntabwo ubizi nyine burushete zangira zirura zimaze z'ibihumbi 6 nurangana na kamwe tumusigiye kandi twamutumye nyine gikurikira urakiza None se ubundi wowe hari ikindi kintu ugeze umbwira ko wambwiye ngo tujye brushette gusa. gira nyine gira vava ahubwo ntabwo ncika kuramo iki gishata ahubwo kimereza Ujye kukimesa. oya nyine ntabwo ubizi se ko ari gahunda ikurikiyeho None se mvane imishati ikoresha iki? nyine tujugunya hariya hirya twikorere vuba vuba yewe nta kuntu wandira ibihumbi 6 burushete ukazirya ukazimara nayafata nkagenda hariya ku muhanda kwisita nkagura y'umuntu Se waziguze. mva ariko nuse ubwo uri buncika gutyo gusa koko Kubera iki? akunyumvira nk'ukuntu ushaka kundira amafaranga koko uzi ko amafaranga koko nayakoresha ikintu kizima kigaragara none urayariye dore yamaze yatsembye muri iyo nda yawe We ntabwo wariye. ariko nose nimba nariye utw'icyatanu wowe ukagira utw'ibihumbi 5 none utangiye kuzana ibintu bya sababu uzi ariko ari amafaranga nayakoreye icyumweru cyose wowe kuwinjiza angahe ku munsi ku buryo utangira kuvuga ngo ibihumbi 6 ntanyumvira ahubwo ugira vava ahubwo ntabwo uncika Ndekura. none ubwo utangiye kwigigiza rega akabakobwa Nta rwose kibazo imbara amafaranga ushaka nzayakwishyura. ariko nose uzayishyura yame none aha rero Nawe ufite. nimba nawe ufite ahangaha rero urumva gahunda zikurikiyeho n'izi ngizi rwose nakubwiye ngo kuramo urwo rushati rwawe Urukoresha iki? reka ntabwo uncika nyamuko tuza rwose hamwe aha ni iwanjye nta kintu waza umbwira ni mu nzu yanjye Sheri basi mbabarira. nkabarira ibiki ariko wandira amafaranga none murambwira ngo ibiki tuza we hamwe urumva kandi ntabwo ikindi tuza urumva ase ko mbona unyiya ufite kibazo rwose nawe rwose uri muranyica mbajya utuza rero n'ibyo ngibyo mukabizana ahangaha waraje undira amafaranga no ugatangira kuzana ibyo bintu bya zababu urumva ra kuko nta n'isoni gifite ngiye rwose ibihumbi 6 byose urabirura bimaze none utangiye kumanga ibiki Basi mbabarira. wabonye ukuntu wajyaga burushete nk'ujugunya mu kimoteri None se bari baziguze. ubu ni ndukumanzi Kingura umwana wanjye asohoke kingura. ni karibu gusa none ni karibu Umva abwira umwana wanjye asohoka aho yaje kwiga ndahabonye.